kuko nari aggressive ukuntu urumva nari mbyaye mu bihe byo kubona abantu babi imbere yanjye bashaka kunyica bashaka kugira gute nari mfite self defense numvaga nta muntu wanyitambika urumva iyo umwana ubyaye ukiri muto abatekereza ku mwana we gusa nacumbitse ku muntu wari mushiki wa Musenyeri Bigira Umwami ahantu bita Birambizo ni muri Kongo ariko aho hari kwa mushiki wa Musenyeri Bigira Umwami we yabaga mu Rwanda ariko abandi babaga muri Kongo. Iyo isi yagusuzuguye isi yakwikaragiyeho niyo wirukanye isazi nayo iragusuzugura. Bakunzi bandanyuzwe TV official n'ubundi ni Mukandanyuzwe basuhuza abashuhuje mbifuriza ibihe byiza hamwe natwe kandi mbahaniye ikaze kuri Ndanyuzwe TV. Imana iduhana umugisha. Yego uyu munsi tugiye kuganira ku kiganiro kiza kwibanda cyane ku nama ariko ni ikiganiro gishamikiye cyangwa gishingiye ku buhamya bwa Yvonne bugendanye n'imyaka yaciyemo akiri mutoya nabyita y'urushako ariko bwari ubuzima bugoye muri iki gihe turi kubona abantu benshi babwisangamo by'umwihariko ikaba inama nziza ku bajene cyangwa abafiyemeri bakunda kuba kwisanga ari bo bonyine basigaranye inshingano zo kubaho no kurera abo babyaye mu gihe bafite imyaka mikeya cyane 18 20 21 muri icyo kigero. Yvonne nawe nuko nguko niho yarari tugiye kuganira ku rugendo rw'imyaka 20 ishaririye y'ubuzima bw'urugendo rwa Yvonne mu kwihiringa no kwishakisha kugira ngo abeho. Iyo myaka 20 niyo tugiye guheraho ubwo byumvikana ku myaka 20 wari umaze kwibaruka bangahe reka wenda tubivuge gutyo. Murakoze cyane ku myaka 20 nari mfite umwana w'uburiza ufite umwaka n'amezi nk'arindwi hafi yaragiye kuzuza imyaka 2 nibwo nari mfite umwana. Muri icyo gihe se dutangiye tuvuga ukwihiringa cyangwa ukwishakisha cyangwa ukwirwanaho mu gihe bitewe n'ibibazo bigiye bitandukanye wakagombye kugufasha adahari kubwo impamvu zigiye zitandukanye. We muri icyo gihe byari bimeze bite? Navuga ngo nanjye sinari nzi ko bimeze ariko nakuze ndi umwana uzi kwirwanaho uzi kwishakishiriza. Kiriya gihe ntabwo byari byoroshye kuko urumva twari tuvuye mu mwaka tutajya twibagirwa mu mateka wa 94. Urumva nari ngeze mu Rwanda muri 95 yego 95 nari mu by'ukuri hari uwazaga afite abasanze hari uwazaga adafite uwasanze twese twagombaga kubaho byakunanira ukajya mu kigo cy'impunzi. Yego je rero ntago nagiye mu kigo cy'impunzi ahubwo giye nambutse umupaka nisanze muri famiye yiwabo w'umwana ndahaba ariko ntago nahinjiye gutya gusa je namye nkora barabizi. Famiye yiwabo w'umwana ni iyihe? Ku mugabo yego ni wacu ni famiye ariko jewe ababyeyi banjye giye bari basigaye twebwe abana twahise ababyeyi baherezaga abana sinzi iyo systeme bakoreshaga ariko bashyiraga abana imbere bakagenda bose bamara kugenda akabaribwo ababyeyi baza bakurikiye ubwo mwinjira mu Rwanda. Wenda yari strategy yabo ariko ukoherereza umwana ubona hari umwana ureba akavuga ngo uyu mwana azibeshaho. Urumva jewe rero nari mbateye impungenge kuko nari mfite undi nari mpetse undi ise yari yaraje mbere ubwo nisanga muri famiye ariko nsanga umukecuru aracuruza ubwo ninjira ndamufasha nakundaga ibintu byo gucuruza dutangira
ikintu bita kwirwanaho wenda reka tugisobanure turakibwira kuri abo bana bavuga mu by'ukuri hari ukuntu umuntu abyara akitwa mukuru kuko yabyaye ariko wajya mu myaka ugasanga n'umwana pe ahubwo iyo bigenze gutyo umubyeyi umuri iruhande iyo ari umubyeyi mwiza ahita amwakira nk'uko yakwakira abana bose burya bari kurera abana babiri ariko iyo ari akana kazi ubwenge njye nari akana kazi ubwenge natangiye kwirwanaho mfite imyaka nka 14 kandi ntacyo mbuzi nagira ngo ntunga amafaranga gusa sinigeze ntunga amafaranga menshi ariko namye ntunga amafaranga namye mfite amafaranga n'icyo gihe rero ndavuga si mu Rwanda ndajya kwihangira imirimo ubwo urumva naranahageze sanga bafite ubucuruzi bw'amata inzoga n'amafanta kiriya gihego ubwo bucuruzi bwari bwemewe kugira ngo abantu birwaneho urumva nahise mfatiraho ni ukuvuga ngo umwana kuba ahandi kuva kera na kare kose kugira ngo umwana abe iw'abandi mu by'ukuri wahitaga ubona harimo akabazo umwana ajyaga kuba iw'abandi ariko bose bazamfata neza cyangwa abo babyeyi nabo bakavuga se uyu mwana we azatubera umwana mwiza aha ako kantu tugashyireho pwe n'abatwumva kwanza abantu bagiye baba iw'abandi ndabashuhuje ndabashuhuje uhereye ku mukozi wo mu rugo uhereye ku mukozi wo mu rugo wabaye iw'abandi wakoze abayo umukozi wakoze abayo n'umufamiliye wabaye mu muryango utari iwabo aho batamubyaye mwese ndabashuhuje niba utarabaye mu muryango w'abandi wenda ibintu bikureba ariko nawe urabizi yuko bibaho abo bantu rero bahura n'ibibazo bikomeye iyo uje ugusanga atakubereye ikibazo wowe aje asanga niwo mubera ikibazo kandi ubuzima bukamusharirira akahavana ubuhamya bubi cyangwa bwiza n'abo bantu ko ari babiri turi buse n'ababitindaho gatoya kuko njye narabibonye ubwo rero ndaza ndahaba ikintu nabagiriyeho umugisha kuko ntago bafashe nabi kuko nari agressive ukuntu urumva nari mbyaye mu bihe byo kubona abantu babi imbere yanjye bashaka kunyica bashaka kugira gute nari mfite self defense numvaga nta muntu wanyitambika urumva iyo umwana ubyaye ukiri muto abatekereza ku mwana we gusa n'abandi wenda bari kudukurikira baraza kubivuga muri commentaire ariko aba atekereza ku mwana we gusa urumva giye papa we ntiyarahari yari yagiye yigiriye no mu mashuri ariko giye ubwo nsigara aho ngaho muri famille ariko nari mfite self defense nari mfite kwirwanirira nari mfite kuvuga ngo umuntu wanyitambika yo urumva giye ubwanjye nanjye ubwanjye banyitambika ariko kunyitambika ku mwana numvaga narwana inkundura kandi hari aho nabiciyemo buriya numvaga ndindwanyi narwanirira nk'umwana wanjye byanankukiyemo n'uyu munsi numva nubwo ubona nshaje gutya ariko ku mwana oya rwose ku mwana birasharira urumva rero ni aho ngaho natangiriye kuvuga ngo ngomba kwirwanaho uko byagenda kose ubwo buzima rero kuri iyo myaka no kubaho hantu ni nk'iki wenda wavuga ko byakwigishije cyangwa byagufashije mu by'ukuri ntabwo ariko nari mbaye imbere ngiye segondere nabaye ahantu ndi buhavuge kugira ngo ningira amahirwe bazambone menye aho bari nacumbitse ku muntu wari mushiki wa Musenyeri Bigirumwami ahantu bita Ibirambizo ni muri Kongo ariko aho hari kwa mushiki wa Musenyeri Bigirumwami we yabaga mu Rwanda ariko abandi babaga muri Kongo aho narahacumbitse Aloyizi se yego Bigirumwami Aloyizi aho hantu niho nacumbitse bwa mbere kuko iwacu nta segondere yahabaga abo bantu nahabaye bantetesha niho hambere nari nteteye kuko urumva mvuka mu bana 9 nde nkabwa 5 ntabwo nari ntese nari mu buzima bwo guheka abana kujya gutashya
kurwana kuri turumuna twanjye turi inyuma. Aho rero nari mbaye nk'umubwo ngo ngiye secondaire, nari muto cyane, nari nkirerwa, ariko ngeze aho hantu niho nabonye abantu bona bari civilize, bona n'abantu beza, hari na paruwase. Twebwe ahantu habaga hari paruwase habaga hasirimutse pe. Aho hantu rero bamfashe neza, ariko ntibyabuzaga yuko ntari iwacu. Ntago nari iwacu, uko iwacu bamfataga cyangwa se uko nifataga ntago ariko nagombaga hari discipline byangombaga, nagombaga kugendera kuri discipline yabo. Kandi nukuri barayimpaye, ndabashimira cyane, ariko narababuze. Twaratashye ubu narababuze, sinzi aho batuye. Niba banyumva rwose bazabona ko nakuze, bamperuka ndi gato. Ariko Imana ibaha umugisha. Aho ngaho rero narahabaye. Nyuma yaho nabwo nza kuhava, mva muri zone imwe, zone y'ahantu bita Rucuru, njya muri zone bita Masisi. Aho naho mba kwa marume noneho. Hari aho mageze, bajya bavuga ngo twebwe tujya tuvuga mu Giswahili ngo shangazi ni baba, walakini mjomba ni mama. Masenge ni papa, ariko marume ni mama. Hariya narahageze, noneho urumva ni iwacu. Aho nigiye mbere ntago hari iwacu, bari inshuti bajyaga bazi iwacu, natwe tukajya iwabo, baza kunsaba ngo ninze nigira iwabo hameze neza, hari institut. Ahandi rero habaga hari udushuri ducagaguye, wa mbere wa kabiri bakareka, ariko hari institut Birambizo, STB. Ndabashuhuje abakolege. Ndahava rero njya kwigira noneho ahandi. Sindi bwinjire muri detail, ariko naho ni kwa marume narahabaye. Nahavuye rero nza mu mujyi w'Igoma. Aho hantu hose rero nahabaye nkora. Nge narakoraga, narahimbaga imirimo. Ahubwo ababyara banje bo nibambona bazabyibuka, kuko barambwiye turaduhemukiye uje kutwigisha gukora imirimo iremereye, ntago twayimenyereye. Ntago bari baramenyereye guheka no kwikorera, kandi nge nibaniraga n'abantu bazi gukora, Bahunde, Abandandi, tugaheka. Bo ntabyo bari bazi, bari babucura, bari abana b'inyuma babucura. Ubwo babona tugende tujye gukora. Twajya gukora bakavuga ati ese turabishobora, kuko nyine twari twaramenyera abantu badukorera, niba ari ibyo bijumba bakabikura, niba ari amateke bakayakura, twebwe tugatwara duke dushoboye, ariko ari ukwigana imirimo. Ababyeyi bacu badutozaga kubona umuntu ari gukora nawe ugakora. Ibyo bintu rero byamviriyemo inkomezi. Ngeze no mu Rwanda rero, urumva ngo kuvuga ngo mbaye iw'abandi ntago byari kungora. Urumva ku myaka aho nga nahabaye mfite 12, nibwo nari ngeze Birambizo. 13 nibwo nari ngeze Birambizo. 14 nari mu mujyi Igoma. Urumva rero nari mfite experience. Buriya nkunda umuntu ugenda ntabwo aba ameze nk'uwagumye hamwe. Njye mbivuga, buriya umuntu wavuye hano i Rwanda akarenga umupaka akajya Uganda, cyangwa akarenga umupaka akajya Congo, akahava akajya Kenya cyangwa Tanzania, ntabwo awanye na wa undi wicaye hano. Ibyo abona, ibibazo ahura nabyo cyangwa ibisubizo, ntabwo bihuye n'umuntu wigumiye hamwe. Wigumiye hamwe ashobora gupfira hamwe cyangwa akahakirira, bitewe n'ibyo Imana yamugeneye nanone. Je rero sinari iyo miteto ntago nayigeze. Hano rero mu Rwanda narahabaye aho ngaho, mpavuye njya kubana na grand frère wanjye. Urumva yuko nari ngiteta. Navuga ngo nari ngiteta, nabashaga hubwo urumva na profitaga imbaraga z'abakuru, nkuko nanjye numvaga ninkura abandi inyuma bazaprofita ku mbaraga zanjye. Donc yari nk'amagirirane. Ubwo icyo gihe wari ugifite umwana umwe? Izo ngendo nakubwiye ukigeze hano mu Rwanda hatarimo 14 na 10 ngeze mu Rwanda nge nari nujuje 20. Nge naje nakandagiye mu Rwanda imyaka 20 nayujurije mu Rwanda mbese. Ubwo kuri iyo myaka rero 20, reka tuganire igeze mu Rwanda. Ni klima itandukanye niyo muri Kongo, noneho by'umwihariko muri birabihe hari
hari muvuma zigiye zitandukanye by'umwihariko ari ukugarura abantu mu gihugu. Byari bigoye yuko wenda wajya gushakisha imirimo yuko nubwo tuvuze ko itari ihari ari myinshi ntabwo umuntu yaba abeshye. Muri icyo gihe wirwanyeho gute? Ubwo nirwanyeho mfite umwana gute? Ubwo umwana yaracutse kuko yari yujuje umwaka n'amezi 7. Ndavuga ndacyari mutoya, ngenda ngiye gusubira mu ishuri kuko ntabwo narirangije. Umwanya nagasubiye mu ishuri, urumva umwana yari afite umwaka n'amezi 7, ariko nkumva iryo shuri zaryiyishyurira kuko nagombaga no gukora. Ariko nubwo navuga ngo zaryishyurira, nge nari mfite umuntu ndebaho ari we mu grand frère twagiye tubana no muri Kongo. Mbese niwe wari ufite nk'inshingano zo kutumenya. Ngenda rero musanga kugira ngo nkomeze amashuri. Umwana agomba gusigara kwande kwa grammaire. Ngezeyo rero ntabwo nize. Kubera iki? Ntabwo nize, ahubwo nahise nshaka noneho mbana n'umugabo officiellement. Oya. Mvuge ngo ikize. Ntabwo twahise tubana kuko nawe yahise yigira mu gisirikare. Ubwo nsigara jyenyine. Nibwo buzima rero dushaka kumva ngo ko wisanze muri ubwo buzima uraba responsable kandi urumva iyo myaka nanjye nari nkiri muto. Kuko ku myaka 21 nari mbyaye undi ukurikira imfura. Baba babaye 2. Icyo gihe rero nibwo nabonye amazi atari yayandi, ntangira gucuruza. Abantu bazi agace ka Rutsiro na Mukura, hariya naragendaga muri iriya nkambi ibirayi byose impunzi zejeje, nkabika mu nzira nkarangura nkajya gucuruza. Nari mfite imbaraga nanjye ntazi iyo nzikura, kuko urumva nari ntwite, ariko kurira ikamyo ntabwo byangoraga. Kurira ikamyo kuko icyo gihe ikamyo ya HCR niyo yabashaga kuhagera, n'amamodoka matoya y'amakonvoyi ya HCR. Kandi nari mfite umuntu ukoramo ugomba kunsabira niyo lift. Icyo gitekerezo cyaturutse hese? Mu mutwe wanjye. Ni mu mutwe wanjye. Aho ngaho muri uyu munsi hari abantu biwacu of course b'abakongomani, ariko nza kumva yuko bahinga bakeza. Nge rero sinzi guhinga. Ndavuga ariko wagenda nkarangura ibyo birayi nkabizana mu mujyi, byagenda bite? Grand frère wanjye mbibaje ati kandi ngewe mpaza ati nanjye nzajya ngusabira akalifti uko bishoboye. Ariko nkubwije ukuri, ariya makamyo ya HCR agira kabine nini. Usibye nk'umushoferi wangiraga imbabazi akavuga ati icara hano udahungabana kandi utwite. Niba nsanze hari hicayemo umuntu kandi mbona ari umuyobozi unakora, ntabwo ndi bujye gutegereza, ndurira ikamyo ninda. Nayuriye mfite inda y'amezi 8, sinjya byibagirwa. Ariko haraho nageraga nkavuga nti ubu nikubise hasi sinameneka. Ariko iyo uri gushakisha ubuzima uharanira kubaho, haraho ubutitayeho ngo donc uri gufata risk. Naho ngaho rero kuri iyo myaka 21 nibwo nabyaye mu mwana. Urumva nari negereye 22. Nibwo sasa ninjiye mu buzima bwo guhanga imirimo. Abantu banzi nka chef cuisinier, chief cook. Ariko mu by'ukuri nta murimo nigeze nsubiza inyuma ubasha kunzanira amafaranga. Kwanza aho hantu nige wahazanye system yo gukora amandazi. Niyumva ko nari ntaraba chef. Ariko nige wazanye gahunda yo gukora amandazi mu nkambi. Mu mujyi wa Kibuye hafi y'ibitaro. Nige wabizanye niganwa n'undi musore umwe be n'abandi baraza. Ndibuka hari boulangerie, ariko gukora amandazi ukaba wahereza abantu muri quartier n'ayandi ukayajyana nko ku bitaro, nta wundi wari ubifite hariya. Nige wabizanye. Undi muntu avuga tuzi ko nanjye nzikora amandazi, nawe arankopeye. Mbonye bitangiye kubamwe abantu benshi. Hari abantu batabizi ariko nige wabikoze. Urumva rero nibwo nari ntangiye kwirwanaho. Ubwo turi kubwira abantu bibana babona ubuzima bwabananiye, ngwino nkwigisha uburyo baponda igipondo.
umwana wawe akarya kuri iryo rindazi kandi nawe ukabaho, kuko mu ifarini havamo ibintu byinshi, ntabwo havamo amandazi gusa, havamo ibintu byinshi 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 byinshi, ku buryo umwana atakwicwa n'inzara. Turi kubwira abo bantu bahura n'ibyo bibazo, wenda nta mashuri ufite, nta bundi bushobozi, ariko ukaba wakwihangira imirimo. Ubundi ujya guhanga umurimo mu byo ufite biturutse mu bitekerezo byawe. Iyo biturutse mu bitekerezo by'abandi hari n'igihe bakuyobya. Kuva icyo gihe rero natangiye kwirwanaho. Kuri 23 mbanje mu mujyi wa Kigali, nabwo nje gukora ibyo ntazi, nje gukora ibyo ntashoboye. Kubera iki ubwo wavuye hariya wari uri? Ubwo nabonaga imibereho yaho nta kintu yinjizaga gifatika, kandi kumva ngo ubuzima bwo mu giturage nihashaka habe hari site cyangwa hari umujyi umeze gute, abantu bari bameze neza ni abantu bakoreraga ONG cyangwa se bakora ahantu heza. Ntabwo bari benshi rero, ntabwo byari rusange, ntabwo byari rusange, ahubwo buri muntu ni ukuvuga ngo jyewe niyo bampamagara n'ahandi nta gitangaza kirimo. Hamwe no kuza i Kigali, Imana yari irimo integura, sinzi ko nabivuga, kuko hamwe no kuza i Kigali ngenda ngaruka niho bampropoje niba nshobora kujya gukora no mu mahanga. Ubwo aho ngaho niryo ryari itangiriro ry'umunezero wanjye, kuko jyewe usibye kureba bari kubara amadolari, numvaga jyewe atarayanjye, numvaga jyewe ntayakorera. Ariko ndashaka kukubwira ngo wowe ujye ucika intege, uzi none hawe, uza hahise hawe, ariko ejo ntabwo hazi, kuko jyewe tayari jyewe bampamagaye ngo ninurire indege, ndaza. Urumva, sinzi niba uri kubyumva, ku myaka 20, 21, 22, ku myaka 23 jye barambwiye wajya gukora hanze, ntinagenda. Okay, gahunda ni iyi. Sinari nzi no kuvuga, menye kuvuga ubu ngubu. Kera naratekerezaga cyane, ariko kuvuga iyo navugaga nabi, sinavugaga neza, navugaga ndi nko gutongana kubera ubuzima busharira waciyemo. Kwirwanirira ubuzima jye naciyemo ntabwo bwigeze butuma nteta. Niba untetaho ni byiza, nkunda no gutetesha, ariko ntushake guprofita kindness yanjye, cyangwa se wiprofite neza yanjye ngo uri guseka kuko uzi ko ndi umuntu mwiza. Hari abantu bavuga ngo ntabwo bivuga neza, njye ntabwo nivuga nabi. No, abamvuga nabi kandi bahari, nivuga neza kandi sinibeshyera. Ndi umuntu mwiza, hari abantu ngo Baraka ngo ugira akagenda rakara, nanga umuntu nyagresa, kuko ntareze ubifitiye, ufitiye impamvu yo kunyagresa. Ku myaka 23 urira indege. Nurira indege mu buryo abandi ngo banza gutegura ngo valise ngo nibikire kare, barampamagaye urajya gukora. Nkubwiye hano nahagurukiye nawe wakumirwa mu by'ukuri. Bakayambwira ngo uzane suitcase yawe. Suitcase yanjye se igihe by'ama suitcase ndabizi ko nari nzi igikapu. Ni suitcase niki? Abanza kuceceka narakana kazi ubwenye haza suitcase. Nta Google, mwibuke nta telefone zabaga. Cyane. Hajya kubaza nyine suitcase ntayo mfite. Turayiguha. Urumva ibintu byose ntabwo byari muri iyi Imana yakwibutse. Reka nkubwize ukuri, iyi Imana yagutunze inkoni n'imbere ibwami barayigutunga igihe cyawe cyageze. Ariko iyo isi yagusuzuguye, isi yakwikaragiyeho, niyo wirukanye isazi nayo iragusuzugura. Iyo wirukanye isazi iragusuzugura. Ariko icyo igihe cyawe iyo kigeze, cyangwa se isaha yawe iyo ugeze, nta kitakunda, nta kitashoboka. Nta kitashoboka, kuko urumva ko natungwe n'urugendo rw'umugisha, ariko nkumva ruteyemo n'ubwoba, kuko nari ntaragenda urugendo rw'indege rwose. Ikindi nari ntararenga igihugu cy'u Rwanda. Nkirenga rero nerekeza i Kanombe. Bisobanura ngo
nyine y'Imana yakwibutse ikoresha icyo ishaka cyose kandi ibyo itegetse byose birayumvira. Hamwe n'ibyo nibwo nagize noneho ubushobozi bwo kuba nanjye naba responsable w'ubuzima bwanjye. Nyine umuntu kwitunga biramunanira. Ushobora kubaho uri mukuru, ntabwo ubuzima bubi butinya imyaka. Ushobora kuba ufite imyaka myinshi ariko utabasha kwiha ni rasiyo y'umunsi, kubera ko igihe cyawe isi yakwikaragiyeho. Nibwo ujya kubona ukabona buri muntu wese n'utakagufasheho ijambo ari gufataho. Ibyo byose rero jyewe ninjiye muri icyo gihe ntawe uratangira kumfataho ijambo. Nari nkiri mu muteto, ariko maze kurira indege byonyine nta mafaranga ngiye gukorera. N'uwansuzuguraga ntiyongeye kunsuzugura, n'abansuzuguraga bansuzuguraga hirya. Ariko namenye ko bansuzuguraga batangiye kuvuga ngo ngo nawe wajya mu mahanga. Ibaza ariko nawe buri indege merite, hamwe no kubimbaza abana bize basohotse za kaminuza, mu ndege hamera gute? Kiriya gihe ntabwo byari byoroshye, hari 9 ntabwo byari byoroshye. Rero kumbaza ngo mu ndege ngo hameze hate, numvaga n'ayo mashuri niba warize ukarangiza na kaminuza utarakandagira mu ndege. Ubwo urumva nanjye cyari igihe cyanjye cyo kugira ngo nanjye mbe naguha no ku gafaranga. Sibyo? Bisobanura ngo iki kiganiro cyacu niba ucyumvise uri umujene ntugacike intege. Ikindi, niba ukiri mutoya, abantu bakiri batoya, abamama bakiri bato, nimugacike intege. Ejo ni heza. Ejo ni heza kuruta aho uvuye. Ni nk'ukuntu haravuga ngo mbere ngo nari meze neza, jewe ntago nigeze mera neza kuruta uko meze neza uyu munsi. Yego. Ubwo guhera kuva icyo gihe wurira indege ubuzima bwarahindutse, kuva wagera i Kigali? Ngewe bwarahindutse kuko sinari nzi kuvuga no guseka sinasekaga. Nasekaga nabo tumenyeranye nabo. Ariko ubu ngubu ushobora kugenda ahantu hari abantu benshi nkavugana n'abantu barenga 5, inshuti, ibintu nk'ibyo. Ubu ngubu nyine nibwo abantu basigaye uvugana n'umuntu akakubona nk'umuntu watombotse, kuko umuvugishije amagambo wenda arenze 3 ntamenye kubitandukanya, ntamenye kuvuga ngo uyu muntu aranyishimiye. Hano muri Afrika turacyafite iryo teranyuma. Umuntu arakuganiriza ugatangira kuvuga yatombotse, yasaze. Ubwo se we nawe ninde musazi mu by'ukuri? Wowe niwe musazi, wowe ufite bikujunjitse, we afite morale, no stress. Ikindi kwikomeza, sindi mu bikomeza, kuko urumva izo ngendo nagiyemo hari zancishije bugufi. Hari aho wageraga akaguca bugufi kuko icyambere nta nubwo ari niwanyu. Nawe rero ubwawe wiha igisubizo nta n'ukuvugishije, ugahita uca bugufi ukamano. Rero jewe sinyeneye n'umuntu umbwira ngo ca bugufi, kandi mbizi. Gusa iyo uciye bugufi bituma ushobora kuzamukana imbaraga. Havuga ngo Imana ngo irakuzamura, itakuzamuye se wayigira ute? Ariko iyo uciye bugufi urabanza ugafata pose gakeya, ukasebaho gato, ukamwara, ukaza guhagurukana imbaraga. Iyo uhagurukanye imbaraga rero amagambo arahinduka, n'uwagusuzuguye arakubaha. Kuko uhagurukanye imbaraga. Nkunda kubiganiriza abantu cyane cyane bo mu miryango. Twese tugira imiryango. Mu muryango iyo ufite uko umeze bose barakubaha, bakoma amashyi. Ariko iyo waguye gatoya ugasubira inyuma gatoya, ushobora no gusaba ijambo ntibariguhe, kandi uri iwawe. Bakagira ngo runaka ngo navuge, yicaye iwawe, yicaye munsi ya plafo yawe. Ariko akagira ngo runaka ngo tumuhaye ijambo ngo navuge, ngo nawe uriya navuge. Kubera iki? Kubera ko barangije kubona ko wubatse inzu ya twebwe twaravuga ngo ni inzu ya matériaux durable. Sibyo? Nyuma y'aho gatangira kundera muri konoshi, kandi uri iwanjye, urimo uravugira iwanjye. Ariko kuko wishyizemo yuko mbese hari ishusho mbonamo kandi itariyo, izo nzira zose naciye ntuzizi, ntaje kuzivugira hano ntiwazimenya. Ariko gatangira, hari n'uwigeze kunyita umukene muri Kigali. Hari wambwiye ngo ndi umukene. Ndavuga ni ukuri. Ubuse mubwiye story yanjye y'ubukene, ntangira gutekereza ntiharyo ubukene nanyuzemo n'ubu. Ndareba nsanga nta n'ubuhari. Ariko mukurikiye we nsanga we yarakennye kundusha.
ndavuga se nimba imubwira avuga ngo ndamucyuriye ariko buriya urumva naramuvaniye mwaho buriya nanjye sinabuze kumubwira kamwe ndego reka tugane ku musozo reka tugane ku musozo wenda wa mugani wawe inama wahereza by'umwihariko ba fiyemeri bari kwirwanaho bonyine n'urubyaro rwabo ni iyihe inama naha abafiyemere kubabwira ngo bari strong byo baribo ni abanyembaraga tayari ni abanyembaraga ikirenze kuri icyo ngicyo ni ukwisuzugura abafiyemere barisuzugura ntukisuzugure iyo uri umufiyemere nabikubwiye iyo uri umufiyemere ufite 50 kilo zawe z'ibirayi mu nzu ntukazavuge ngo uri fiyemere ubu uri umuntu w'umugabo uharanire kwigira urebe ngo bose baraza bacumbika iwawe baraza bagushaka baraza bifuza ko wabagira inama kuko experience umufiyemere afite umugore ufite umugabo ntaza afite kandi afite umubwira ngo imore ngo komera ngo gira gute buriya nawe yabarebye babona atari bazima babona batuzuye kuriya babona umufiyemere atuzuye n'umufiyemere ababareba akabona nabo batuzuye ababona baciriritse n'ukuri kubera iki wenda barafatanije ariko ingumi iraririra fiyemere ntamukubise ahubwo nawe ni umuyobozi ayoboye abiwe fiyemere komera ukomere nge ntago ndi umufiyemere ndi umugramere mfite urugo ariko ikintu bita fiyemere ubundi ni iki tuzakiganiraho ubutaha mbateye amatsiko ariko fiyemere komera urakaze fiyemere wewe wanze kwica umwana wewe wanze kuvanamo inda wewe wabyaye ukaniha n'icyo gikoma you are so strong reka dusoze gutyo soza ikiganiro rero soza ikiganiro nshimiye abadukurikiye kuri Ndanyuzwe TV ejo hari uwambwiye ngo nabonye ngo usigaye ngo abanyamakuru ngo bagusura nako ngo ujya gusura abanyamakuru reka da ndabasura nabo bakansura ubundi iwanjye nyine ndimo ndavugira iwanjye kuri Ndanyuzwe TV muzajye muza ahubwo tuganire iyi ni channel ya Mukandanyuzwe Ndanyuzwe TV ni channel ya Mukandanyuzwe ndabashimiye cyane